guhinduka bihera kuri wowe mbere yuko bigaragara n'ahantu uba nabo mubana, ko ari ikintu usaba guhinduka kw'abandi, ariko natwe ubwacu hari ibintu bimwe na bimwe tutaradiringana nabyo cyangwa se tutarakwemura mu buzima bwacu. So rero ndagukangurira muri bino bihe ukura amaso ku bandi uyagarure kuri wowe, ukura kamera ku bandi, ibyo batagukorera, ibyo bataguhaye, ibyo batagushigikiyemo, ibyo batagukoreye. Twese twifuza uwadukorera ibi, uwadukorera biriya, uwadugirira bino. Uko niko kamere y'umuntu imeze, duhora turi muri needs yuko abantu bandi aribo bakwiye kutwitaho. Ariko ibyo ngibyo bidushyira muri position y'ahantu usanga tubaye abantu bari très egoiste cyane muri buno buzima. So mu buryo bwiza bwo gushobora guhindura ibyo bintu, no kwitekerezaho ukagarura amaso kuri wowe ukareba ese ibyo ndimo ndasaba abandi ko bangirira, ese jyewe ndimo ndabikora, ese jyewe ndiko ndabikorera abandi, ese jyewe ndimo ndasaba ko bampa, ndimo ndabiha abandi, barimo barasaba yuko nkorera, ndimo ndabikorera abandi. Ibyo ndimo ndasaba yuko abantu bahindukamo, ese jyewe ndimo ndabihindukamo. Iki ni kibazo dufite muri societe cyane, abantu benshi bazi gutokora abandi ariko ntabwo bazi kwitokora. Kandi ikibabaje, nuhindura amaso ukayakura ku bandi ukayashyira kuri wowe, uraza gusanga ibyo urimo gusaba abandi nawe ubwawe bitoroshye kubikora. So byaba byiza rero ugenze gahoro muri buno buzima, kuko isi ifite amabanga menshi ibitse. Duka ntabwo biza mu gusenga cyane. Siko abantu benshi cyane kuri kino kintu baraza kukivugaho cyane, ariko gusenga cyane ntabwo aribyo bihindura umuntu, ahubwo ibyemezo ufata mu bihe byo gusenga. Kubera iki dusenga? Gusenga no kuganira n'Imana. Ese tuganira n'Imana, Imana ivuga ibiki? Akenshi muri bino bihe abantu bashaka yuko Imana ivuga promotion, imihezagiro runaka, ariko ntabwo bashaka yuko Imana ikora muri bya bindi byabo babayemo, ya mabanga ya buri munsi abantu bihishamo. Kandi intego yo gusenga ni ukugira ngo tubone uko Imana isa, biduhindure. Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1, ngo umwaka wose yapfuyemo Yesaya abonye Imana atangira kubona ibyaha bye muri presence y'Imana. Muri presence y'Imana iyo abantu bavuga ngo nabonye Imana, umuntu wahuye nayo automatiquement arahinduka. Abenshi rero ntabwo turahura nabyo, ahubwo duhura n'ibibazo byacu mu masengesho, tutagura n'Imana iyo twagiye gusenga. Muri bino bihe kuraba neza igihe urimo gushakisha ibyo bagukorera abandi mu gihe nawe ubwawe utarimo kubikorera abandi, biraza gutuma uhinduka. Muri bimwe bituma abantu badahinduka no gutinda ku bandi, kutakwitindaho. Ariko nitwitoza kwitindaho, turaza kuva mu byo turimo tubaza patati patata papa nibamaye ibi, nibankoreye ibi, ubugambo bwinshi cyane ugenda hirya no hino. Umuntu uzatangira gutekereza jya nabikoreye bande, nabihaye bande, nashigikiye bande, nahezagiye bande, nazamuye bande, navuze neza bande. Icyo gihe uzaba urimo gukabakaba guhinduka kwawe. Imana ibahumugishe, Imana ibahe. Shalom.